Gezaho y'umugabo ufatiwe mu karere ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ubuyobozi bw'ishuri rya Groupe Scolaire Hanika riri mu murenge wa Busasamana bwatangaje ko hari umwana waburiwe irengero. Uyu mwana witwa Gisubizo Gaspard w'imyaka 11 y'amavuko yasanzwe yiciwe mu ishyamba ndetse umutwe wiwe bawutwaye, abamwishe bikekeka ko ari papa we umubyara wamwishe kubera ko yari amaze igihe afitanye amakimbirane na nyina ubyara uyu mwana, bigatuma uyu mugabo wari usanzwe gukora akazi ko kogosha afata umwana we akamukura mu karere ka Nyanza akamutegera imodoka akajya kumwicira mu karere ka Huye. Ni amakuru ngiye kugezaho kuri no channel ya Kidasamura Movie. Niba rugamije ko no mubiro kandi subscribe kuri channel ya Kidasamura Movie bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 kuri 28 ya mugiye kubana muri ano makuru. Nitwa Emi kandi subscribe ubundi cyo tubasha kubana amakuru yacu. Namakuru rero yumvikanye mu karere ka Nyanza. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yataye muri yombi umugabo w'imyaka 32 ukekwaho kwica umwana we w'umuhungu w'imyaka 11 akagerageza gutwika umurambo wa nyakwigendera. Ubugome bwabaye, uyu mugabo akaba yarafatiwe ku kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2025. Umuyobozi bw'ishuri rya Groupe Scolaire Hanika riri mu murenge wa Busasamana bwatangiye gusakaza ku mbuga nkoranyambaga itangazo ririmo amagambo yo kurangisha rigira riti: turarangisha umwana witwa Gisubizo Gaspard wabo batuye mu mudugudu wa Mudangamure A mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Umwana afite imyaka 11 akaba yiga umwaka wa gatatu w'amashuri abanza, yabuze avuye kwiga nimugoroba, yambaye imyenda y'ishuri na bodaboda z'ubururu. Umuyobozi wa Groupe Scolaire Hanika Munyaneza Oswald yabwiye igitangazamakuru Kidasamura Movie ko ririya tangazo ryasohotse ubwo umwana yari amaze iminsi ataza kwiga, maze nyina na nyirakuru bajya kubaza ku ishuri umwana wabo, nyuma bajya gutanga ikirego kuri RIB nayo ibarangira kujya kureba ku biruhukiro bw'ibitaro bya CHUB i Huye. Babonayo umurambo w'umwana wabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi Mubana Viana yabwiye igitangazamakuru cyazafite ibibana ko umurambo wa nyakwigendera wabonetse ku ishyamba riri mu mudugudu wa Kinazi mu kagari ka Gatovu mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye hahana imbibi n'akarere ka Nyanza. Inzego zatangiye iperereza maze hafungwa se w'uriya mwana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye munyihanganire nsubireho inyuma gatoya. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru Umuseke no gucesha inkuru ko se wa nyakwigendera afite imyaka 32 yafatiwe mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza kugira ngo akurikiranwe ku cyaha akekwaho cyo kwica umwana we witwa Gisubizo imyaka 11. Nta byinshi polisi yarengesheho kuri iki kibazo, gusa umunyamakuru w'igitangazamakuru Kidasamura Movie yagiye kureba aho umugabo asanzwe akorera akazi ko kogosha. Abakorana nawe bavuga ko impamvu yaketsweho kwihekura umwana we yari asanzwe atabara na se. Umwana ngo yagiye kureba se ngo amwogoshe, maze niko kumufata mujyana mu karere ka Huye kumwicirayo. Umurambo usiga mu ishyamba arigendera. Ababonye umurambo wa nyakwigendera bavuga ko nta mutwe ufite ndetse banawutwitse. Impamvu ikekwaho ko yamuteye kwica uwo mwana ngo nuko nyina uriya mwana mu bihe bitandukanye yajyaga kwaka ipusho ibyo kurya yitwaje uriya mwana. Uriya mugabo akekwaho kwica biriya cyangwa se gukora biriya byaha ntiyabanaga n'uriya mwana, ahubwo yari afite undi mugore ariwe mukase w'uriya mwana. Ntitwamenye aho uyu mugabo akekwaho kwica umwana we afungiye kuri polisi, ariko ivuga ko polisi igikora iperereza. Polisi iburira buri muntu wese wumva ko yavutsa undi ubuzima bwe kubireka, kuko ntago izigera irebera nizabigerageza bitazamugwa amahoro, ahubwo polisi izamufata igakurikiza amategeko agakurikizwa, ubwo bino byaha ubikora akabiryozwa.
nk'uko bimeze n'aha ngaha nsubikiye iyi nkuru Imana iguhe ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima ndagukunda cyane niba nawe nkunda ukandi kuri buto yanditseho subscribe cyangwa se abone zijye gufasha kubona inkuru n'amakuru yacu buri munsi dukomeza kugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ndagushimiye cyane Imana iguhe ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima reka dusubire n'andi makuru n'izindi nkuru twaguteguriye kuri Kiza Samura Movie cyangwa ndabakunda cyane tuze gusubira n'andi makuru mukandikanya